ifoto ye cyangwa nk'uko mubireba kuri iyi sanduku itwaye umubiri we, nk'uko papa we yari umuyobozi mukuru mu cyiciro cy'urugaga rwa jiya, uyu mwana nawe yarageze mu cyiciro twita Pathfinder cyangwa abarondabukanda. Hakurikiyeho mushiki we witwa Ishimwe Ornera wavutse tariki ya 15 z'ukwa 12 muri 2015, kandi nawe akaba mu rugaga rwa jiya yari mu cyiciro cy'abato abo twita abavantiriye bava ku myaka 4 kugeza ku 9. namwe mukomeze muze. Hakurikiyeho umuhererezi wabo witwa Ineza Aganze Ariera yavutse tariki 26 z'ukwa 7 muri 2024. Ufite ifoto ajye azamuka ayereka abantu kugira bagende barushaho kumubona. Namwe mukomeze muze. Hakurikiyeho Gisubizo Orvine Anita abereye nyina wabo, we yavuze tariki ya 6 z'ukwa 5 muri 2005. We akaba yari mu cyiciro cy'abo twita abavugizi cyangwa abambasaderi, ahandi wenda kuva mu cyiciro cy'abagimbutse winjira mu bajiya bakuze. Hakurikiyeho murumuna wa Martini, nababwiye ko ba mama wabo bavukana, Nayigiziki Emmanuel, we yari mu cyiciro cy'abajiya bakuze cyangwa cyo twita JN. Mukomeze muze. Nayigiziki Emmanuel yavuze tariki ya 12 z'ukwa 5 1989. Abafite ifoto muhagarare hano iruhande rw'aba ngaba, mugerageze muse nk'abayizamura hejuru. Hanyuma Uwumugisha Honore yari imfura ya Nayigiziki Emmanuel, nawe akaba yari mu cyiciro cy'abato abo twita abavantiriye. Hanyuma ko bashyiraho biriya bitereko by'indabo, abari kubashyiraho n'utuntu tw'amafoto ndetse n'indabo muteruye nazo muzishyiraho zikwiriye kuba, kugira ngo umuntu wese asubire mu cyicaro maze gahunda zibone gukomeza. Ufite ururabo wese arushyire aho rukwiriye kuba ruri, maze kubona ifoto ye
cyangwa nk'uko mubireba kuri iyi sanduku itwaye umubiri we, nk'uko papa we yari umuyobozi mukuru mu cyiciro cy'urugaga rwa jiya, uyu mwana nawe yarageze mu cyiciro twita Pathfinder cyangwa abarondabukanda. Hakurikiyeho mushiki we witwa Ishimwe Ornera wavutse tariki ya 15 z'ukwa 12 muri 2015, kandi nawe akaba mu rugaga rwa jiya yari mu cyiciro cy'abato, abo twita abavantiriye bava ku myaka 4 kugeza ku 9. namwe mukomeze muze. Hakurikiyeho umuhererezi wabo witwa Ineza Aganze Ariera, yavutse tariki 26 z'ukwa 7 muri 2024. Ufite ifoto ajye azamuka ayereka abantu kugira bagende barushaho kumubona. Namwe mukomeze muze. Hakurikiyeho Gisubizo Orvine Anita abereye nyina wabo, we yavuze tariki ya 6 z'ukwa 5 muri 2005. we akaba yari mu cyiciro cy'abo twita abavugizi cyangwa abambasaderi, hahandi wenda kuva mu cyiciro cy'abagimbutse winjira mu bajiya bakuze. Hakurikiyeho murumuna wa Martini, nababwiye ko ba mama wabo bavukana, Nayigiziki Emmanuel, we yari mu cyiciro cy'abajiya bakuze cyangwa cyo twita JN. Mukomeze muze. Nayigiziki Emmanuel yavuze tariki ya 12 z'ukwa 5 mu 1989. Abafite ifoto muhagarare hano iruhande rw'aba ngaba, mugerageze muse nk'abayizamura hejuru. Hanyuma Uwumugisha Honore yari imfura ya Nayigiziki Emmanuel, nawe akaba yari mu cyiciro cy'abato, abo twita abavantiriye.
reka mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana mu hirya no hino mu Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, by'umwihariko mu mugezi amatwi muri hirya no hino, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ni inkuru y'agahinda n'umubabaro kuri uyu munsi wa none tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri, nibwo inkuru yumvikanye mu muryango wa Martin yuko umuryango ugizwe n'abantu, abana batatu ndetse na papa wabo bamaze kwitaba Imana. Kimwe mu biteye agahinda ni uko muri uwo muryango uko bose ari barindwi bari bari mu modoka, bakaba bafitanye isano ya hafi. Ni inkuru itari nziza, idashimishije na gatoya. Nandi bavuga ngo umugeni aratashe, yarateguye bihagije, arasigaye aratashe. Nta marira menshi n'agahinda, muri kubona abantu barababaye ku maso, abantu bari kureba, abantu barababaye, ariko nta kundi isisi wacu tugiye kumeza tubakurikirane umuhango 5 kuri 5 nk'uko wakabaye. Aha twari tugeze ku rusengero bane, ari naho yatabarutse avuye gusengera. Kameramani aza kumfasha kugira ngo agende abereka background y'urusengero rwose ndetse namwe imbere kugira ngo muze gukomeza. gerageze kongera intambwe kugira ngo uwikeneye wese bimugore. Kubasohoka hari abantu bahari rwose mudufashe bwihute kugira ngo bize gukunda nuko hano tubona abantu basohoka kuko bafite turabona abantu binjira ariko ntabwo tubona basohoka. Mugerageze mudufashe bongeremo kandi kugira ngo umaze gusezera ku bana aho ngaho. Umwanya mukaba mutanze niba mugafatira abantu bari gusohoka hano ntacyo byaba bitwaye. Ikindi gihe kirakenerwa turongera tubaha umwanya, ariko namwe murabo basabwe hano hasigara umuryango, abandi ayo mwafashe murongera abandi mu kindi gihe gikwiriye. Abantu bamara gusezera byakabaye byiza buri wese asubira aho yari kugira ngo tuze kumenya ko igikorwa aho turagihagarikira ntawe ucikaga. Mu yandi magambo ntawe uri gusezera ajya kuri rusengero. Ntabwo niba ushaka gusezera, shaka umuryango w'ubwinjize mu rusengero uze gusohokamo uza hano aho gusezerera.
Makadi. Aroni awali kaniteri
zagebuza zamusingiziteka tuzishimira imbere ye ubishaburishize imigane miganu wenaishi kerakeye zamurora mu maso yetu turi kumwe mw'ijuru menyukubwiza bwebuza zamusingiziteka zanezerezwa imbere ye zamurora mu menge zabana na Yesu na iwe mukiza wanjye zamurora mu maso yetu turi kumwe mw'ijuru menyukubwiza bwebuza zamusingiziteka ihararutse bizemo Yesu gusa maze umunezero wayo uzashirana nayo imbabazi zidashira n'urukundo rw'iteka nibyo bijya binyemeza ko nzaragishwa nawe isi ihararutse bizemo Yesu gusa mukagariwe umure nzahora nezerewe imbabazi zidashira n'urukundo rw'iteka ngibyo bijya binyemeza ko nzaragishwa nawe isi ihararutse bizemo Yesu gusa nkamurirwa nawe imbabazi zidashira n'urukundo rw'iteka nibyo bijya binyemeza ko nzaragishwa nawe isi ihararutse bijya biti bimenyetso erekana otugeze ibintu byose byaremwe birite ubundi buruzi tunezeze
mu mitima reko tuzagira gushira ntukarinde tuzabana amakuba z'abashize zabura zagaruka kujyana be bose bemeye kuyoboka n'abatoni be bazakanga inyenyeri zitatse ikambage bazacangaza cyane bagize yose ugasaza kugoranya oyatoreza erababo bose babadonime bazakanga inyenyeri zitatse ikambage bazatangaza cyane bagize yose bazatangaza cyane ukurikire wambwiye amaraso utagira ubwitaho amipira yazigirwa Mukiza mukurikire wambwiye amaraso utagira ubwitaho mbona terwa n'ingabo ntageragezwa cyane warageragejwe nawe mwami nkurikire mukiza nkurikire wambwiye amaraso utagira ubwitaho yemwe nkurikire unyobora nk'ishavu ingane nta mwanema igeze tuwarutuma nanjye nkurikize mukiza mukurikire wambwiye amaraso utagira ubwitaho
zigiye gushira wibabara ihangane wireke imirimo yawe zabona ibirembo tumaze kubona ifoto ye cyangwa nk'uko mubireba kuri iyi sanduku itwaye umubiri we, nk'uko papa we yari umuyobozi mukuru mu cyiciro cy'urugaga rwa jiya, uyu mwana nawe yarageze mu cyiciro twita Pathfinder cyangwa abarondabukanda. Hakurikiyeho mushiki we witwa Ishimwe Ornera wavutse tariki ya 15 z'ukwa 12 muri 2015, kandi nawe akaba mu rugaga rwa jiya yari mu cyiciro cy'abato abo twita abavantiriye bava ku myaka 4 kugeza ku 9. namwe mukomeze muze. Hakurikiyeho umuhererezi wabo witwa Ineza Aganze Ariera yavutse tariki 26 z'ukwa 7 muri 2024. Ufite ifoto ajye azamuka ayereka abantu kugira bagende barushaho kumubona. Namwe mukomeze muze. Hakurikiyeho Gisubizo Orvine Anita abereye nyina wabo, we yavuze tariki ya 6 z'ukwa 5 muri 2005. We akaba yari mu cyiciro cy'abo twita abavugizi cyangwa abambasaderi, hahandi wenda kuva mu cyiciro cy'abagimbutse winjira mu bajiya bakuze. Hakurikiyeho murumuna wa Martini, nababwiye ko ba mama wabo bavukana, Nayigiziki Emmanuel, we yari mu cyiciro cy'abajiya bakuze cyangwa cyo twita JN. Mukomeze muze. Nayigiziki Emmanuel yavuze tariki ya 12 z'ukwa 5 mu 1989. Tsagata abafite ifoto muhagarare hano iruhande rw'aba ngaba, mugerageze muse nk'abayizamura hejuru. Hanyuma Uwumugisha Honore yari imfura ya Nayigiziki Emmanuel, nawe akaba yari mu cyiciro cy'abato abo twita abavantiriye.
hanyuma tubashyiraho biriya bitereko by'indabo, abari kubashyiraho n'utwo tuntu tw'amafoto ndetse n'indabo muteruye nazo muzishyiraho zikwiriye kuba, kugira ngo umuntu wese asubire mu byicaro maze gahunda zibone gukomeza. Ufite ururabo wese arushyire aho rukwiriye kuba ruri, maze ubona n'ubwiza twese waramateka ye agenda neza burya hose utaramira ndirimba nziza nziza n'amaraso yawe Yesu boneza boneza umwana wawe rwose n'abamuyobotse bose zariza n'amaraso yawe Yesu boneza boneza umwana wawe rwose abameshi b'ijura ryabo nimo bazegera yanereye ibyaha tuzabizana Yesu tuzahora tunezerewe iteka bazaririmba birunama ikora
Imana. Magana abiri na makumyabiri n'icyenda. Bizemo Yesu gusa, ziratumusaraba we yatangiyeho kera, imbabazi zinashira n'urukundo rw'iteka, ibyo bijya biyemeza ko nzaramishwa nawe. Yesu vugane n'umutima wanjye, azumumuriza uti ntabwo nagusize, nyugurura umutima nihutire kuba, ijwi ryawe ry'impuhwe ryuzuza ibyishimo, izi jwi ryongorera bwira n'urukundo, utuzanesha iteka umudendezo, vugana nanjye iteka bwira ubudahwema, reka numva ukumbwira ngo sinakuvanye, yobora abana bawe uvugane nabo, ubuzuzi ibyishimo bige kugusenga, mwami bitange rwose bakwiyegurire, ebutse ubwami bwawe bibanire nawe, izi jwi ryongorera bwira n'urukundo, utuzanesha iteka umudendezo, vugana nanjye iteka bwira ubudahwema, reka numva ukumbwira ngo sinakuvanye, ngwino uvugane natwe uduhishurire iby'imigambi yawe n'inshingano yacu, duhe kuguhimbaza tukubahirize, tujye tunezererwa gukora ibyo ushaka, izi jwi ryongorera urukundo, utuzanesha iteka
bw'amuruzi nabona bamfite ishavu uko mbakose byankunda kuvuga ninguwe neza mu mutima ni neza